iri jambo ryanjye reka ndivuge mu bice bibiri. Icya mbere, nanjye ndashimira mbikuye ku mutima madamu n'umukobwa Asumuta n'umuryango we n'inshuti ze urungano, mwese mwaje kumushyigikira. Ngo amagambo n'ubundi aryoha asubiwemo rwose. Iki gikorwa wakoze si ubwa mbere mbikubwira, ni igikorwa cy'ingenzi cyo kugira ngo amateka amenyekane uko yagenze koko. Ni byiza rero, ndetse wanakoze gushimira umubyeyi wawe, nubwo wanabisobanuye uti barumuna banjye ntibabishakaga cyane. Ni byiza kuba waragize amahirwe umubyeyi akarokoka, barumuna bawe bakarokoka. Tugomba kubyishimira twese, kuko ni insinzi kubicanyi. Ni insinzi kubicanyi, ntitugatinye kubivuga, tujye tubibereka. Nibashaka baribwe twagira gute se ko batadushoboye kutumaraho ngo bikunde. Iriya tariki wavuze 21 z'ukwa kane 1994, wanasabye uti ese ntitwazabigira umunsi wihariye wo kwibuka abanyeshuri. Yewe ibintu byo gushyiraho umunsi wo kwibuka buri cyiciro twarabihagaritse, kuko twasanze iyo twibuka n'ubundi aho twibukiye hose tuba twibuka abana, tuba twibuka abagore, tuba twibuka abagabo, abasaza, abasore, inkumi, abatutsi bose bari muri aho ngaho. Ariko iriya tariki 21 Mata 1994 ifite umwihariko ukomeye tugomba guhora tuzirikana. Niwo munsi wishweho abatutsi benshi mu Rwanda, munsi umwe kandi mu gace kamwe, kuko mu ntara y'Iburasirazuba inkotanyi zari zamaze gufata ibice byabo byose. Uwo munsi rero amajyepfo hishwe abatutsi barenga 250, uhereye Kinazi hariya mu karere ka Ruhango, umujyi wa Butare, ukakomeza Murambi, uno umunsi umwe, Ikaduha, Cyanika, aho hose bateranyije n'ahandi 250 umunsi umwe. Nituzageraho tujya kwibuka ku iyo tariki, tujye tuzirikana uwo mwihariko w'iyo tariki, kuko urakomeye cyane. Yewe ni nawo munsi umuryango w'abibumbye wafashe icyemezo kigayitse cyane cy'igisebo cyo kugabanya ingabo zawo zari mu Rwanda no kuzima manda uburenganzira bwo gutabara abatutsi bicwaga. Umva ni ibyemezo bikomeye. Uwo munsi tugomba guhora tuzirikana iteka ryose. Iyo ari ingingo ya mbere. Ingingo ya kabiri, kubera ko umunsi nk'uyu unajyana no gusobanura, kugira ngo nkunganire tukunganire nkuko inshuti yanjye Muzehe Mugesera yabivuze, mvuge ku ruhare rw'uburezi minota mikeya. Uruhare rw'uburezi cyane cyane iyitwaga Kaminuza Nkuru y'u Rwanda cyangwa amashuri makuru n'ayisumbuye. Kaminuza Nkuru y'u Rwanda nahoze ndeba yatashywe ku mugaragaro, yatangijwe ku mugaragaro ku itariki 3 z'ukwa 11 1963. Abenshi hano bari bataravuka, bandari bakuru, yewe nari mfite amezi 2. Hashize ukwezi kumwe gusa kaminuza itangiye, kwica byaratangiye. Kwica abatutsi i Butare ku Gikongoro. Icyo gihe Padiri Paul Levesque wayoboraga Kaminuza Nkuru y'u Rwanda ari mu bagize ubutwari bwo gutanga amakuru. Yari atarahamenya neza, ariko yabonye abatutsi bicwa, abwira intumwa z'umuryango umuryango utabara imbabare mpuzamahanga Croix Rouge zari zaje mu Rwanda mu kwezi kwa 2 1964, abasobanurira uburyo iyicwa ry'abatutsi ryagiye rikorwa n'uburyo bashaka amakuru. Yagize neza. Hanyuma nyuma y'imyaka 10, 1973, wabivuze uvuga Honorable Rwabuheza Cyasi, guhera ku itariki 15 z'ukwa 2 1973, ibyo ubugome, ubutindi abanyeshuri mwiganaga babakoreye mu mwaka wa 1994, guhera muri iryo joro ryo ku itariki 15 z'ukwa 2 1973, nabwo babikoreye abatutsi bigaga muri kaminuza.
barabakubise barabahonda, icyo batakoze wenda ni ukubarimbura bose, ariko barabirukanye. Kandi mu ndirimbo bakoreshaga, Mugesera yabivuze avuga ati nta jenoside idategurwa, hanakoreshwa kandi ideoloji, ingengabitekerezo y'urwango. Icyo gihe abanyeshuri b'abahutu bararirimbaga ngo abanyeshuri b'abatutsi tubirukanye muri kaminuza yacu, ntibazongera kuyigarukamo kaminuza yacu. Nk'uko Parimehutu ijya ku butegetsi yavuze ngo igihugu ni icy'agahutu. Uwo murongo rero kuvuga ko igihugu ari icy'agahutu gusa, nguwo umurongo wa jenoside, ideoloji ya jenoside yatumye n'irimburwa ry'abatutsi rigerwaho rishoboka. Iyo tubivuze baratwibasira bari kuko kuri badashaka kuko kuvugwa. Nibyo wavuze, nibyo koko ibyo navuze nibyo. Igihugu cyubakirwa ku mateka yacyo. Ushaka kwibagirwa amateka cyangwa kuyagoreka cyangwa ko atavugwa atigirwaho, abashaka gukomeza kucyoreka. Abateguye jenoside rero n'abayikoze nabo bagisangiye ibitekerezo ntibashaka ko aya mateka avugwa, kugira ngo responsabilité yabo ihishwe. Tugomba kuyagaragaza ariko tutafite urwango nk'urwabo. Aho niho dutandukaniye. Nta rwango nk'urwabo kandi ntiruzaturanga. 73 hari abarwanyije iyo politiki cyari kincitse, yari politiki ya leta, kuko guhera mu kwezi kwa Ukwakira 1972 Perezida Kayibanda yakoresheje inama ya guverinoma atanga umurongo ko bagomba gutandukanya, ni amagambo y'imvuga saa yanjye, gutandukanya icyatsi n'ururo. Avuga ko bagomba gutandukanya abatutsi n'abahutu, ko abatutsi rero bagomba kuvanwa mu mirimo no mu mashuri. Iyo disikuru ya Kayibanda amaze kwibwira abagize guverinoma, yanashyizeho komisiyo yo kubishyira mu bikorwa. Komite du Salut Public yatangiye icyo gihe mu kwezi kwa 10 1972 irakora. Yagiraga ibiro muri Presidence ya Repubulika, iyobowe n'umunyamabanga mukuru wayo muri Presidence ya Repubulika y'icyo gihe Elia Ntarikure, hakabamo umunyamabanga mukuru wa MDR Parimehutu Atanazi Mbarubukeye, hakabamo abantu bitwaga Niko Bamera Jean Damascene yakoraga muri Minisiteri y'Abakozi ba Leta. Mbega yashyizeho komisiyo y'abayobozi bakuru muri Presidence, abaministre barimo Minisitiri w'Ubutegetsi bw'igihugu, barimo w'abakozi ba Leta, nibo bagennye uko kumenesha abanyeshuri b'abatutsi mu mashuri no mu mirimo bigomba gukorwa. Hanyuma bashinga izo za Komite du Salut Public mu mashuri yose yisumbuye na kaminuza, zigahabwa amabwiriza n'aba prefet n'abasirikare bayoboraga ingabo muri buri prefecture. Uyu munsi iyo tariki rero 15 z'ukwa kabiri bahawe gahunda yo gutangiza kwica no kwirukana abanyeshuri, nguko uko babitangiye. Ibi ndiho ndabivuga mu rwego rwo gusobanura amateka, kugira ngo mwumve ko kwica abatutsi muri 1994 ntabwo byari intangiriro ahubwo wari umusozo. Niyo mpamvu banayitaga ngo ni imperuka, ni iherezo. 73 byarananditswe kinyamateka nimero 23 yo ku itariki 18 z'ukwa 9 1973. Iyo ni reference yanditse ko abatutsi birukanywe mu mashuri babarizwa hagati y'1,600 n'2,000. Ni benshi icyo gihe, ni benshi cyane. Hanyuma ibyo bimaze gukorwa, bamaze kwirukanwa mu mashuri, guhera mu kwezi kwa 9 1973 ubwo Habyarimana yabyuririyeho akora kudeta, ibyo simbigiyemo. Habyarimana akimara gukora kudeta, ijambo rya mbere yavuze, yatanze porogaramu politike igomba gukurikizwa. Ayitanga ku itariki ya mbere y'ukwa 8 1973. Muri porogaramu politike ageze ku burezi, dore uko yavuze. Ubundi wenda bisobanura kugira ngo mwumve impamvu abanyeshuri baje bakabica muri 1994 aho babivana mu bakuru babanjirije. Dore rero disikuru politike Habyarimana kubirebana n'uburezi, ngo kwemererwa kwinjira mu mashuri yisumbuye na kaminuza bizajya bikurikiza ubwoko n'uturere. Vuze ko umukuru w'igihugu atanze gahunda y'uburezi ko kwinjira mu mashuri yisumbuye n'amakuru ntibisaba ubwenge, ntibisaba ubumenyi, hazajya hakurikiza ubwoko. Bwo no kuvuga ni ugutonesha abahutu, hanyuma abatutsi bajye babaha utwanya dusigaye.
ibyo rero Habyarimana amaze kubitangamo gahunda, abaminisitiri be bagiye muri za perefegitura. Habanza minisitiri Kanyarengwe wari minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu n'imirimo ya leta, niko yitwaga, muri Nzeri 1973, azenguruka buri perefegitura asobanura ko abanyeshuri n'abakozi birukanywe batagomba gusubira mu mirimo, ko kugira ngo basubire mu mirimo hagomba kuzajya hatangwa uburenganzira kuri buri wese. Ubwo turi mu kwa 9 1973. Nyuma y'ukwezi, mu kwezi kwa 10 1973, noneho uwayoboraga urwego rukuru rw'iperereza icyo gihe ari komanda Theoneste Rizinde yandika ibaruwa, ayandikira minisiteri ishinzwe abakozi ba leta n'iy'uburezi, abamenyesha ko kugira ngo abanyeshuri n'abakozi ba leta birukanwe mu mashuri n'abirukanwe mu mirimo, kugira ngo bashobore kugaruka mu mashuri no mu kazi, buri wese agomba kuba afite icyemezo cyatanzwe n'urwego rukuru rw'iperereza. Murabyumva ibyo? Hanyuma kubirebana n'uburezi, minisitiri w'uburezi benshi bajya bavuga ngo yari umuntu mwiza witwa Gaspard Harerimana. Jye siko mbibona, sinamumenye uwo mugabo, ariko iyo mbona politiki yagiye afata, mu mwaka wa 1973 Harerimana Gaspard wari minisitiri w'uburezi yandikiye abaprefe abasobanurira yuko bagomba kumugezaho raporo y'ibanga igaragaza abanyeshuri b'abatutsi birukanywe mu mashuri, kandi ko bagomba kuzajya bayimushyikiriza mu ntoki kugira ngo iryo banga ritagira aho rica, kandi ko batazongera gusubira mu mashuri igihe cyose hatazaba habayeho icyemezo cya leta. Murumva uburyo izo nzego za leta zakoranaga zigira ngo zikumire abatutsi badasubira mu mashuri. Murumva ibyemezo basabwaga. Murumva rero iyo politiki. Reka noneho mvuga ku ngingo irebana n'abantu. Ibi ntibabikunda, ntabwo iyo mbivuze babikunda abo birora, ariko tugomba kubivuga. Nafashe ishuri rimwe gusa rya Koleji ya Mutagatifu Andrea hano i Kigali. Abantu bahigaga mu mwaka wa 1973 cyangwa bari baraharangije bari muri kaminuza nkuru y'u Rwanda. Nafashe abantu 20, ashobora kuba ingero nyinshi cyane, babaye bicanye uruharwa. Abo ufashe n'andi mashuri yose yisumbuye n'amashuri na kaminuza, abigaga icyo gihe muri segonderi na kaminuza, nibo bari mu ngenga bitekerezo y'urwango rugenewe abatutsi, barayikoresha biga, noneho inabakurikirana barageze mu mirimo. Reka mbahayo mazina amwe namwe, amenshi nta nubwo ari bukenera ibisobanuro. Abigaga muri Saint Andre gusa nibo nafashe, cyangwa bari maze kuharangiza barageze iruhande. Witwa Ntirikina Faustin. Ntirikina Faustin uyu 1994 yari afite ipeti rya majoro, yari yaranize engineer yize mu Bubiligi, niwe wayoboye yabanje kuyobora ikigo cya Gabiro ahatorezwaga interahamwe azishinzwe, hanyuma aza kuva Gabiro ayobora abasirikare hariya mu mujyi wa Kigali za Nyamirambo mu nterahamwe n'abasirikare bisha abatutsi i Nyamirambo, kuba Yosefiti kuri Charles Rwanga, ni Ntirikina wabayoboye. Jean Baptiste Gatete, uyu muramuzi Jean Baptiste Gatete wari burugumesitiri wa komine Murambi muri Byumba mu karere ka Gatsibo. Ngubu ibyo yakoze guhera muri 1990 yica abatutsi 1992 kugeza 1994. Witwa Augustin Nkusi, wenda Augustin Nkusi ntimuzi, uyu yayoboraga uruganda rw'ubuhinzi bw'umuceri i Butare, projet yitwaga projet Rizikore, yari mu Gusa. Ubaba mu Bubiligi, avuka Rusatira, ari mu bajenosideri bakomeye bo muri kariya karere ka Rusatira, mu Gusa, Rubona n'ahandi. Alfred Musema muri jenoside 1994 yayoboraga uruganda rw'icyayi rwa Gisovu, yicisha abatutsi mu Bisesero, akatiye burundu n'urukiko mpuzamahanga rwa Arusha kimwe na Gatete. Witwa Augustin Bizimana, uyu yari minisitiri w'ingabo baba ex-FAR muri jenoside, murabizi, yaguye mu mahanga akurikiranwe n'urukiko mpuzamahanga rwa Arusha. Stanislas Mbonampeka yaratuye Indera, niwe warimbuye, ari mu barimbuye Indera hariya mu seminari muri Karayesi n'ahandi. Uwitwa Yohani Bizimana, ntabwo ari yewe bongeraho Jean Damascene. Ariko Yohani Bizimana uyu nguyu yari burugumesitiri wa Nyarugenge, niwe akatiye burundu
niwe wayoboye inama ibitero afatanyije na preferenzaho mu mujyi wa Kigali byarimbuye abatutsi mu mujyi wa Kigali. Colonel Atanazi Gasake ariko muri urwo rutonde rwose Colonel Atanazi Gasake niwe wari ushinzwe icyitwaga defense civile ku rwego rw'igihugu. Defense civile yari ishinzwe guha ibikoresho intera hamwe, kugenzura imyitozo y'intera hamwe, kubagemurira amagrenade n'ibindi byose. Uwitwa Colonel Tarsisi Muvunyi, Colonel Tarsisi Muvunyi i Butare Asumuta nabo mwiganaga numwe mu batangaga amabwiriza mu basirikare yo kuza kubica. Mu gitabo cyawe urabivuga uburyo mu ijoro ryo ku itariki 20 mwabonye abasirikare bo muri ESO aribo baje muri kaminuza i Butare, abo boherejwe na Colonel Muvunyi ndetse na Kapiteni Ildefonse Nizeyimana. Uwitwa Shingiro Mbonye Umutwa, aha uyu ntimumuzira noneho abahungu be bari bumara uyu munsi. Shingiro Mbonye Umutwa niwe ni mwene Mbonye Umutwa nyine Dominico, yize muri Saint Andre kimwe na mwene nyina Thomas Kigufi. Shingiro Mbonye Umutwa muri 73 ubwo yari ministre, kuko ari mu Habyarimana ahise agira ministre agikora coup d'etat, ariko yari mu ntagondwa zikomeye. Muri 94 iwe hari Igitarama niho hari bariyeri yicirwagaho abatutsi babatoranya. Ubu abahungu be bari mu Bubirigi, nibo bagize cya kindi ryashyiramo ryawo bita Jambo. Nejo nahoze mbona bandika ibirofa ripfobya genocide rikwiza urwango hirya no hino. Witwa François Twahirwa abantu nahoze mbona abantu barukumberi muramuzi, yakoraga muri presidence ababurugumestre, nawe akatiye burundu yamaze abatutsi. Uwo muzi mwese rero, ariko mwumva iryo shuri rimwe nafashe myaka mikeya Saint Andre. Witwa Noel Hitimana Noheli kuri Riteremu nawe yize muri Saint Andre. Muri iyi myaka muzi ko ari ruharwa ukomeye cyane wakanguriraga iyicwa ry'abatutsi muri jenoside. Ngeri Butare rero ngiye kubabwira nibo nsorezaho abantu ndangirizaho batatu muri benshi Mugesera avuzeho. Uwitwa Dr Rugina Nizeyimana Emmanuel. Uyu Dr Rugina nafasha abigishaga cyane cyane muri medicine, we yari yaranahiye rwose ko nta mututsi uzatsinda amasomo ye. Hari bamwe bagiye bamuca mu nzara bagatsinda, ariko yarabangaga urunuka. Dr Rugina yarazwa atyo akanabyigamba ko gutsindisha abatutsi ari ishema kuri we. Uwitwa Dr Jean Berkimansi Nshimyumuremyi, uyu yari umuyobozi mukuru wungirije wa kaminuza muri jenoside, niwe uri ku isonga mu batekereje jenoside Butare no kuyobora. Yari umuntu ukomoka muri komine Ruhondo, ubu ni mu karere ka Burera. Yari umukiga wizewe, niwe wari head, ni ukuvuga umuyobozi w'ikirenga, abandi bose bari bashamikiyeho. Hari rero undi nawe wirataga ko ari uzi imibare cyane, witwa Dr Banyago Augustin. We yaragiye muri Amerika, ariho aba yize muri Saint Andre. Nawe muri Amerika rero bajya batera urwenya ko iyo yabaga yaje ageze i Kanombe ngo yavugaga ngo enfin les mathématiques arrivent au Rwanda, ngo iherezo ngo umuntu w'umuhanga mu mibare ageze i Kigali. Ngabo urumva imitekerereze y'abo bantu bari bafite ni imitekerereze iciye hasi cyane. Iyo mibare rero kwirukana abatutsi, iyo politike yo kubatoteza yagize ingaruka kuko nahoze ndeba mu mibare mfite mu mwaka w'1972-73 uwo mwaka w'amashuri, amashuri yisumbuye yari 33 mu Rwanda, yarangijemo abanyeshuri 1069. Muri bo abatutsi bari 65 gusa, 65. Umva ko kubirukana kubamenesha nyine byabujije amashuri. Uwo mwaka harangije abanyeshuri 65 gusa b'abatutsi, ku bahutu 1004. Ariko iyo mbere ntigeze ihinduka cyane, kuko narebye nka nyuma y'imyaka 10 mu mwaka w'1983 1984 amashuri yisumbuye yari yarabaye 46, nabwo harangije abanyeshuri 1093. Muri bo leta y'inyaye mu isunzu, kuko harangije abatutsi 153. Ubwo bari benshi rwose ku banyeshuri 1093 kubonamo abatutsi 150 cyari ikintu kidasanzwe. Ibi rero buriya ntabwo abantu bose babaye babi,
hari abagabo babiri b'abazungu bihaye Imana benshi gaturika babaye babi abenshi, ariko hagiye habamo bake cyane, nka Shanwari Note wayoboraga koleji ya Kristo Roi Nyanza yambaye impe ebyiri. Uruhu rwa mbere nuko gahunda yo kwirukana abanyeshuri b'abatutsi mu mashuri yisumbuye yatangiriye i Nyanza muri Kristo Roi na mbere yo kugera i Butare, iyobowe n'umupadiri witwaga Louis Navo, Leon Navo wahabaga. Shanwari Note arabireka biraba barabirukana, ariko arangije yandikira Perezida Kayibanda amubwira ati iki gikorwa wakoze ni kibi, anacyita mu Gifaransa ko ari genocide intellectuelle. Umva arayamaganye ariko yaretse irakorwa. Ibyo bintu biranyobera. Kayibanda rero mu kumusubiza yasubizanye ubwirasi rwose bwinshi, avuga ngo la volonté nationale désire absolument un équilibre socio-ethnique dans les établissements scolaires. Vuga ngo icyifuzo cy'igihugu ngo kirashaka byanze bikunze ku buryo budasubirwaho ko habaho iryo ringaniza ry'amoko mu bigo by'amashuri. Abajya bashidikanya rero kwitari gahunda ya leta se ubu bajya basoma bene ibingibi, ariko imbuga nkoranyambaga ziraborohereza, bajyaho bakamuka bagatukana, ariko nabaswa nta numwe igihe nashatse umuntu usubiza naramubuze, ariko bajyaho bakansebya bagahimba ibintu by'ibintazi. Baba bashaka ngo baca umuntu intege kare ashwi. Nawe rero rimwe hari igihe uzabona bakwibasira sumuta, iyo wanditse ugaragaza ukuri bararakara. Kuraje so kuhajeze ntibazagukanga abo bantu, nibo bagomba gutitira, nibo bagomba gutigita, ntabwo ari twebwe. Wapi ijambo rya nyuma rero atari rya ni rya Bonhomme ariko nuko umujyi wa Butare waraduhemukiye cyane. Wabivuze uti batangiye kwica batinze, koko Prefet Dr Jean Baptiste Habyarimana yabigizemo uruhare, ariko MNRD yari yarabiteguye ku buryo yohereje abantu, yoherejeyo Ministre Nyiramasuhuko, ni nako yabigenje mu zindi prefecture zose. Buri prefecture bayihaye ba ministre, bayiha abasirikare bagomba kujya gutegura genocide no gufasha bahari. Ishimwe nyine yababwiye ni wari ubishinzwe, bamuha Nyiramasuhuko Paulina kugira ngo amufashe gutegura kwica. Bamuha abandi badepite, witwa depite Baravuga, bamuha depite Mukarurangwa Bernadette. Mwumva Butare buri abagore bakoze ishyano. Abo rero baragenda bafatanya n'intagondwa zihari, bafatanya na Colonel Muvunyi, Kapiteni Nizeyimana, buriya Habyarimana bari baramugose Prefet adafite uko abigenza. Niyo mpamvu no kugira ngo bakore genocide babanje kumukoraho no kumwica, bashyiraho Sylvain Sabimana afite iyo gahunda ku itariki 19 z'ukwa kane kugira ngo akore genocide. Abaganga mu mujyi wa Butare niwo mujyi wari ufite abaganga benshi. Abaganga nuvuga abadokiteri 33 n'abafasha b'abaganga, abasista mediko n'abainfirmiere, bose bateranyije bagera muri 47 mu mujyi wa Butare bakoze genocide, bakatiwe. Barimo uwari umuyobozi warakurikiranwe witwa Dr Karemera Alphonse, ni wari umuyobozi w'ibitaro bya kaminuza, ari nawe duwaye wa faculty ya medicine. Abarimu mwari mufite barimo Dr Sosthene Munyemana, amaze gukatirwa imyaka 24 gifungo mu Faransa, yari umwe mu barimu ba kaminuza bigishaga gynecology. Hari Dr Rwamucye Eugene araburana ubujurire ejo bundi, n'abandi. N'igihe ufashe umujyi wa Butare warakubititse kuko babandi bitwaga ko bize nibo babaye ku isonga ry'abawushenye. Ariko buriya nensista ku mwaka w'1973 kwari kugira ngo mbumvishe uburyo abo bantu bari bafite ubwenge bw'ishuri ariko nta ndagaciro bafite. Muzehe Mugesera nicyo wibajije, nta ndagaciro bari bafite bari abantu, kandi banabikuraga mu miryango yabo naho babaga barakuriye. Iyo urebye aho bakuriye usanga ariho biva rwose. Biratangaje kubona nako ntibitangaje kubona umuhungu wa Gitera bambwiye ko imyaka 30 irihuta, abantu barangije imyaka 30 y'igifungo bariho barataha. Umuhungu wa Gitera Mbarushimana Theophile yayoboraga ishuri rya Yaveka i Butare, niwe watanze urugero. Yafashe imbunda ashyira abanyeshuri b'abatutsi be yarashinzwe abashyira ku murongo, arasamo babiri, abwira abahutu bigagaho ngaho ati mbahaye urugero. Ubu yarangije igihano ari mu Rwanda aratuje. Ubwo se umuhungu wa Gitera yari yarabivangiye hatari muhira,
naho hose. Niyo mpamvu uburere duha abana mu ngo bikwiye kuba urugero rukomeye cyane. Bon, reka ndekeraho nongeye rwose kugushimira Assumpta, nshimira namwe mwese mwaje muri iki gikorwa. Twese nidushikame twandike udashoboye no kwandika amajwi yayafata bikajya kuri YouTube, ubuhamya bukajyaho abantu bakabubona, kuko abagoreka amateka, abayapfobya, abadashaka ko amenya uko yagenze, uko gahunda proje yo gutsemba abatutsi yateguwe, ubu barakanuye rwose, barasaze, barashaka kwiza ibinyoma, ni nabyo bashyize imbere kugira ngo kuri nyako kuzimangatanye. Ariko ntitugomba kubibemerera, ntabwo tugomba kubibemerera, kandi ukuri ngo guca mu ziko ntigushya, tuguharanira iteka ryose. Ba bandi bemera Imana nabonye urimo, ubwo izaba iri kumwe natwe. Jewe narayibuze buriya kwihuza na jenoside birangora cyane, ariko nubaha abayemera ntibibe ikibazo. Ariko Imana y'u Rwanda izakomeza ibane natwe kandi izarurinda, nta nubwo izemera yuko jenoside yongera kubaho. Abakomoka ku bajenoside rero bakomeje umurage wabo w'ababyeyi babo na basekuruza, bakwiye kwigira kureba kuvana isomo mu bandi bana nabo bakomoka ku bajenosideri, ariko babivanyemo isomo, batanga ubuhamya, bamaganya ubwicanyi bwakozwe n'ababyeyi, batabwigana. Abariho babwigana rero baragenda bakwiza ibinyoma cyane cyane. Bazamenye yuko icyiza nicyo kiganza, ntabwo ikibi n'urwango ari byo biganza namba. Murakoze, muze kugira umugoroba mwiza, amahoro n'amahirwe, kandi mugire mu ngo zanyu amahoro.